Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izaherako ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Yesu ashimwe bakundwa nshuti z'umusaraba, mwese abumva ibi biganiro bya Saveur Divine, ndabaramukije mu izina rya Yesu. Muri kumwe na Immaculée Nyiraneza. Nk'uko bisanzwe ku wa mbere mbagezaho ikiganiro mu rurimi rw'Ikinyarwanda, ariko mu bisanzwe muzi neza yuko ngewe mbagezaho ibiganiro mu rurimi rw'Igifaransa kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu, ariko by'umwihariko ku wa mbere nkabagezaho n'ikiganiro mu Kinyarwanda. Rero Imana ishimwe, shimiye Imana yabanye natwe, shimiye Imana yandinze nkaba ngihumeka uyu mwuka w'abazima. Ndizera yuko aho muri hose namwe Imana yabanye namwe. Wowe unyumva, niba bigishoboka ko wumva amatwi yawe akaba yumva ndetse ukaba ushobora no kuvuga, dushima Imana kuba tugihumeka. Umuririmbyi umwe yaravuze ngo ntacyo watanze cyatumye urindwa bigeze ahangaha. Mbese hari icyo twaba twaratanze kugira ngo uyu munsi tube tukiriho? Hari abatambutse, hari abavuye muri ubu buzima, ariko twebwe turacyariho. Imana ishimwe kuko itwongereye amahirwe yo kongera kwiyeza, yo kongera kwitunganya. Buri munsi tubayeho uba ari umunsi wo kugira ngo twongere kugenzura imibanire yacu n'Imana, kugira ngo igihe cyose Yesu aramutse agarutse asange twiteguye. Bene data, rero Imana ishimwe kubw'uyu munsi twongereye. Ndizera yuko mwagize icyumweru cyiza, mwagize na weekend nziza. Reka rero dukomeze uyu mwanya mwiza w'ibiganiro bya Saveur Divine. Mbanze kubashimira mwese abashyigikira uyu muhamagaro, ndabashimiye mwese abadusengera. Ni ukuri amasengesho ni ikintu cy'ingenzi muri uyu murimo tuba dukora. Tudasabye Umwuka Wera ngo abane natwe, tudasabye Imana ngo idushyigikire mu byo dukora, nk'izi nyigisho tuba tubagezaho, ni ukuri ntacyo twabona cyo kuvuga. Rero dukeneye inkunga y'amasengesho kugira ngo uyu murimo dukomeze tuwukore kandi tunezerewe. Imana ibaha umugisha rero mwebwe mwese abatuzirikana mu masengesho. Haleluya. Reka rero dutangire iki cyumweru cyacu dusoma Zaburi ya 23. Izaburi Imana yashyize ku mutima wanjye mu gutangira iki cyumweru. Zaburi ya Dawidi, aravuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena. Andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma, asubiza intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira yo gukiranuka kubw'izina rye. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Inshyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Ununganiriza ameza mu maso y'abanzi banjye, musize amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kirasesekara. Ni ukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyomaho iminsi yose nkiriho, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Imana ishimwe. Amagambo meza cyane Dawidi yatuye yerekana uburyo
yizeye Imana, arahamya aravuga ati Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena. Dawidi ubwe yari umushumba, yari azi neza umwungeri ko ari umuntu wita ku ntama, kandi yari azi urukundo umwungeri agirira amatungo aragira. Ashushanya ibyo bintu, arareba aravuga ati nanjye Uwiteka niwe mwungeri wanjye. Ubwo ari we mwungeri wanjye, ni ukuvuga yuko mfite garanti, nta kintu nzamuburana. Yari azi neza ko Uwiteka ari we byose biturukaho. Hanyuma aravuga ati asubiza intege mu bugingo bwanjye. Aleluya! Icyampa nawe Uwiteka agasubiza intege mu bugingo bwawe, aho waba warunaniwe, aho wumvaga ucitse intege, aho wumvaga wihebye, Uwiteka asubize intege mu bugingo bwawe nanjye. Aleluya! Imana idufashe iyo turi kumwe hamwe n'Uwiteka. Iyo Uwiteka tubereye umwungeri, ngo naho twanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu ntabwo tuzatinya ikibi icyo ari cyo cyose. Iyo umuntu afite Uwiteka akamubera umwungeri, bituma ashira ubwoba, bituma ahora ayumva afite umutekano muri we. Imana kandi ngo idutunganiriza ameza mu maso y'abanzi bacu. Haleluya! Ndakwifuriza kugira ngo nukuri bya bindi byose bijya biguhiga, bya bindi byose bishaka kugutesha umutwe, Imana ibikurinde, Imana ikurinde abanzi bawe, Imana ikurengere, ikuburanire mu maso y'abanzi bawe, Imana igutabare, Imana ibacecekeshe, igutunganyiriza ameza mu maso yabo. Haleluya! Hanyuma nkunda ukuntu yarangije iyi zaburi avuga ngo ni ukuri gukugirirwa neza n'imbabazi bizanyumaho iminsi yose nkiriho, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Ndakwifuriza ngo kugirirwa neza n'imbabazi by'Uwiteka bikomeho, bikugendeho ubuzima bwawe bwose, mu izina rya Yesu. Amen, amen. Haleluya! Nshuti z'umusaraba, buri wa mbere kandi muzi neza yuko tujya dufata umutwe w'ijambo wundi tuzaganiraho. Muri iki cyumweru rero tuzaganira ku ijambo rivuga ngo kugendana n'Imana. Kugendana n'Imana. Yesu adufashe kugira ngo tugire inzara n'inyota byo guhora tugendana nawe. Dusoma amagambo yo mu Gutegeka kwa 2:31 uhereye ku murongo wa 7. Mose ahamagara Yosuwa amubwirira imbere y'Abisirayeli bose ati komera ushikame, kuko uzajyana n'aba bantu mu gihugu Uwiteka yarahiye ba sokuruza ko azabaha, nawe uzakibahesha ho gakondo. Ariko umurongo nshaka ko tuzatindaho n'uyu nguyu, ngo Uwiteka ubwe azakujya imbere. Aleluya! Uwiteka ubwe azakujya imbere, azabana nawe, ntazagusiga, ntazaguhana, ntutinye, ntukuke umutima. Aleluya! Iri ni isezerano ryiza ritwereka ko Uwiteka yifuza kugendana natwe. Uwiteka azatugenda imbere. Muri iki cyumweru nibyo mbifuriza, kugira ngo mu byo muzakora byose muzabe muri kumwe n'Uwiteka, mu nzira muzanyuramo zose muzagendane nawe. Haleluya! Nanone amagambo meza atwereka yuko Imana agendana natwe. Icyifuzo cyo kugendana n'Imana nicyo Mose nawe yagize, asaba Uwiteka, aramubwira ngo agendane nabo. Dusome mu gitabo cyo Kuva 33, Kuva 33 umurongo wa 14. Haravuga ngo aramusubiza ati ubwanjye nzajyana nawe nkuruhure. Aya ni amagambo yo mu kiganiro Mose yagiranye n'Uwiteka. Umutwe w'amagambo uratubwira ngo Mose yinginga Uwiteka kujyana n'Abisirayeli yerekwa ubwiza bwe. Mose rero yagiranye ikiganiro cyiza hamwe n'Uwiteka,
hanyuma mu byo baganiriye aza kumwinginga ati ubwawe uzajyane natwe. Noneho Imana nayo iramusubiza iti ubwanjye nzajyana nawe nkuruhure. Haleluya! Iyo umuntu ajyanye n'Uwiteka aramuruhura bene da. Ngo Mose aramubwira ati ubwawe nutajyana natwe ntudukure ino. Haleluya! Ubwawe nutajyana natwe ntudukure ino. Ngiryo ijambo tuzaganiraho, kugendana n'Uwiteka, kujyana n'Uwiteka muri uru rugendo twiyemeje rujya mu ijuru. Ndabifuriza n'ukuri kugira ngo muzajyane n'Uwiteka. Haleluya! Imana ishimwe. Data wa twese wo mu ijuru, turagushimiye cyane kubw'uyu mwanya, turagushimiye kubwo uburinzi bwawe bwabaye kuri twebwe muri iki cyumweru gishize. Uyu mwanya rero ndakwinginga kugira ngo uzakomeze ubane natwe, uzagendane natwe muri iki cyumweru dutangiye. Ibyo tuzakora byose uzagendane natwe, uzadushoboze Mana. Ndakwinginze kugira ngo buri wese yumve uri kumwe nawe mu nzira yiyemeje ijya mu ijuru. Urakoze rero kuko uri kumwe natwe kandi uraduhumurije. Mu izina rya Yesu niwakira ishimwe. Ugumane natwe Mwami, mu izina rya Yesu dubisenze, amen.